mbere iravuga ngo ubundi ni ya Dawidi ya mbere iravuga ngo wahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi ntahagarare mu nzira z'abanyabyaha ntiyicarane n'abakobanyi ngo ahubwo amategeko y'Imana akaba ari yishimira ngo akayibwira ku manywa na nijoro ngo uwo muntu azahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi ngo cyera imbuto mu gihe cyacu ibibabi byacu n'ibyuma ngo icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Abantu benshi ntabwo baza agaciro ko gukora mu ijuru barabyubaha iyo bavuze ngo icyo azakora cyose yacuruza amakara yacuruza inyanya yatwara abagenzi kuri moto yatwara imodoka icyo azakora cyose kizamubera cyiza ariko nuko yitondeye amategeko akayakurikiza. Turakomeza tuganire ndenda kubasuje mu izina rya Yesu Kristo ubuntu bw'Umwami Yesu bubane namwe. Amazina ni Ev Sugira turabakiriye kuri kamera z'Umubavu TV. Ni umwanya w'ijambo ry'Imana turagira ngo tuganire mu rwandiko rwa kabiri Paulo yandikiye Timoteyo turasoma ibice byaho 4 turasoma umurongo uheruka haranditse n'umurongo wa 22 mu rwandiko rwa kabiri Paulo yandikiye Timoteyo nkuko nari bivuze ibice n'umurongo wa 22 haranditse ngo ubuntu ngo Umwami Yesu abane n'umutima wawe ubuntu bw'Imana bubane nawe. Nshatse kuvuga amagambo abiri turi mu bihe bigoye igihe abantu bose bari kwibaza icyo Imana ivuga ibitekerezo by'ibihe imperuka z'ibihe n'ibindi byinshi ariko Paulo yari yabibwiye Timoteyo amugira inama aramubwira ngo muri ibyo bihe ni umurongo uheruka impamvu ari umurongo usoza nuko nta bindi yendaga kumubwira ibyo yari yamubwiye byari bihagije. Hano aramubwiye ngo Umwami Yesu abane n'umutima wawe ubuntu bw'Imana bubane nawe. Haleluya. Ndenda kukubwira amagambo abiri yagufasha muri bino bihe turimo bigoye aho inshuti tutazibona aho abantu wari ukeneye mudahura aho ibihe wari ukeneye udashobora kubibona ariko ubuntu bw'Umwami Yesu bubane nawe bubane n'umutima wawe. Bene data ndagira ngo mbibutse ko ijambo ry'Imana ari ubuzima ni imibereho ni ibintu bitunga ubugingo kandi bikadufasha mu bihe bya none n'ibizaza. Rero niba tukubwiye ngo Umwami Yesu abane n'umutima wawe Yesu ni umugabo ufite ibintu bine yihariyeho atandukanyeho n'abandi bantu. Icya mbere ni inyangamugayo niwe mugabo udahinduka uteshuka ku nshingano. Icya kabiri niwe mugabo bataguteranyaho ngo byemere. Icya gatatu niwe ibyaremwe byose bikomoka ubuzima imibereho biri muri we. Niya gahunda y'ijambo ry'Imana aho tuza tubabwira icyo Imana ishyize ku mutima wacu. Turabakiriye mwese aho muherereye ku migabane itandukanye abari muri Afurika abari muri Aziya Australia Canada Amerika n'ahandi hose turavuze ngo ubuntu bw'Imana bubane n'imitima yanyu. Hanyuma nk'uko mubizi tugiye kuganira ijambo ry'Imana nk'uko twabibemereye ko tuzajya tubikora turagira ngo dusome ijambo ry'Imana riri mu rwandiko Paulo yandikiye Abefeso ni ibice 5 umurongo wa 19. Dusome mu izina rya Yesu. Haranditse ngo mubwirane zaburi n'indirimbo n'ibihimbano by'umwuka muririmba mucurangira Umwami wacu mu mitima yanyu. Haleluya. Tushaka kuganira ibintu nka bitatu cyane bigize igitabo cya Zaburi. Turenda kuzajya tuganira kuri kino gitabo cya Zaburi ariko ahantu tugiye guhera no kuganira ku gitabo bwacyo. Igitabo cya Zaburi ni igitabo ubundi cyitwa indirimbo. Ni indirimbo zaririmbwaga bitewe n'igihe n'ahantu kigizwe n'ibice bitandukanye. Igice cya mbere ni indirimbo za Dawidi. Dawidi ntabwo ari we waziririmbye ku giti cye ahubwo hari zaririmbwaga bitewe n'ubuzima bwe nuko abantu babuzi nuko abantu babwumva hanyuma bakaririmba bakirefera ku buzima bwe bakaririmba. Hanyuma hari n'indirimbo ya Mose hari n'indirimbo ya Ezira hari zo bitiza amazamuka. Izamazamuka zo zaririmbwaga n'abantu bakuze ni indirimbo baririmbaga bashaka kwibutsa urubyiruko imirimo y'Imana n'ibitekerezo Imana yagiye ikoresha abantu ibibahaye. Ubundi abantu benshi bajya batekereza ko Imana ivugana nabo mu ijwi cyangwa ubuhanuzi cyangwa iyerekwa ariko turagira ngo twibutse abantu ko Imana ishobora no kuvugana n'ibitekerezo by'umuntu. Ibitekerezo byawe iyo bidatekereza ibintu bibi ubwabyo bishobora kuba iby'Imana. Hanyuma rero Zaburi ubwayo igizwe n'indirimbo 150. Ntago tuvuga ibice tuzagenda tubiganiraho ahubwo turenda kuvuga Zaburi nkeya abantu benshi bazi zagiye zibafasha nkuko bagiye babidusaba. Turahera kuri Zaburi ya mbere iravuga ngo ubundi ni ya Dawidi ya mbere iravuga ngo wahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi ntahagarare mu nzira z'abanyabyaha ntiyicarane n'abakobanyi ngo ahubwo amategeko y'Imana akaba ari yishimira ngo akayibwira ku manywa na nijoro ngo uwo muntu azahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi ngo cyera imbuto mu gihe cyacu ibibabi byacu n'ibyuma ngo icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Abantu benshi
ntabwo bazi agaciro ko gukora mu ijuru barabyubaha iyo bavuze ngo icyo azakora cyose yacuruza amakara yacuruza inyanya yatwara abagenzi kuri moto yatwara imodoka icyo azakora cyose kizamubera cyiza ariko nuko yitondeye amategeko akayakurikiza turakomeza tuganire ndende ku Zaburi ya 6 hera ku murongo wa mbere Zaburi ya 6 duhereye ku murongo wa mbere haravuga ngo Uwiteka ntucyahishe umujinya wawe kandi ntumpanishe uburakari bwawe bwotse nushaka kurekeraho icyo nari ngendereye kuvuga nashaka kuganira kuri uwo murongo abantu benshi batekereza ko Imana yabahannye muri bino bihe turimo bya covid n'ibindi njye numva n'abantu bamwe babivuga ariko Dawidi yavuze ngo uburakari bwawe ntubukoreshe Imana iramutse irakaye ntabwo twabaho yigeze irakara mu gihe cya Nowa irimbuza isi amazi ngugeza n'igihe yicujije icyatumye irema umuntu ntabwo turi mu burakari bw'Imana turi mu bihe bisanzwe bibaho uretse na kino cyorezo hari n'ibindi bihe byabayeho bikomeye birarangira n'ibindi birarangira abantu ntibagafate icyo bita umujinya w'Imana ntabwo mu isezerano rishya ariko Bibiliya ibivuga kuko Imana izagira umujinya igarutse kwima ingoma igiye kurimbura isi ubu turacyari mu gihe cy'ubuntu bw'Imana ntabwo turi mu gihe cy'umujinya w'Imana niyo mpamvu turiho nubwo bigoye so nagira ngo uwo murongo abantu bawumve Mana ntukoreshe umujinya wawe nkanitse ngo Uwiteka ntunyahishe umujinya wawe gucyaha umuntu bwabyo kandi ntumpanishe gucyaha atarakaye ahubwo noneho umujinya wihorere kandi ntumpanishe uburakari bwawe bwotse ntabwo Imana iri kuduhana turi kunyura mu bihe kandi tuzanyura no mu bindi ahubwo dukomeze ibitekerezo Imana dufiteho no kumenya icyo Imana tuvugaho somera Zaburi ya 53 Zaburi ya 50 umurongo wa 3 turi kubanyuriramo muri Zaburi kugira ngo mumenye uko tuzagenda tuganira turagira ngo imirongo muyumve gusa hanyuma tuzagenda tuganira mu byiciro bitandukanye Zaburi ya 50 umurongo wa 3 haranditse ngo Imana yacu izaza ye guceceka rekeraho ngaho Imana yacu izaza ye guceceka Imana yije iravuga nta ntare yari yanyura ahantu ngo reke kwivuga kandi Bibiliya iravuga ngo Yesu ni intare Imana iramutse ije abantu babimenya ko yaje dutandukanye ibitekerezo byacu n'ibitekerezo by'Imana ku bantu Imana yacu izaza ye guceceka komeza gato wumve hepfo imbere yayo umuriro uzakongora umuyaga w'ishuheri uzayigote oh haleluya abantu babanze bagira ihumuri ntabwo ari igihe cyo kuza Bibiliya iravuga ngo ubutumwa butaragera ku isi imeruka izaba itaraba abantu bategereze ibyo bihe bizaba nk'uko ibyahishuwe wenda tuzanabiganiraho mu biganiro byacu ariko turacyaganira kuri Zaburi n'ibihimbano hanyuma niba Imana izaza ye guceceka abantu bayitegereza ahubwo bayitegereje bate nicyo twakabaye tureba uwo mujinya bawurindiriye bate ese bitwaye bate kugira ngo itagira umujinya soma Zaburi ya 76 umurongo wa 2 ngo mu Bayuda Imana iramenyekana mu Bisirayeli izina ryayo rirakomeye ubundi ubwo twajya kuganira Abayuda n'Abisirayeli aho batandukaniye ariko ntabwo ari wo mwanya wabyo ahubwo icyo tugomba kumenya Imana igomba kumenyekana uko byagenda kose ubyemeye utabyemeye ubikunze utabikunze Imana igomba kumenyekana kandi kumenyekana kw'Imana ntabwo ari igitekerezo cy'abantu Abaswahili baravuze ngo Mungu ni yure jana hata leo milele habadiriki nuvuga ngo Imana yo ntabwo ihindurwa n'ibihe Imana yo ntabwo kugira ngo Imana ntabwo ibanza gusaba uburenganzira umuntu ni Imana igomba kumenyekana ahubwo turareba ngo twe turayimenyekanisha nk'abantu yahaye izo nshingano somera Zaburi ya 91 15 91:15 haravuze ngo azanyambaza nanjye mwitabe nzabana nawe mu makuba no mu byago azanyambaza nanjye mwitabe nzabana nawe mu makuba no mu byago no kuvuga ngo ibihe turimo cyangwa se n'imisi uretse na bino bihe umuntu akwiye kwambaza Imana yo ihora itegereje umuntu yambaza ikamwitaba kandi ikamuhaza mu makuba no mu byago amakuba n'ibyago ni ibihe bisanzwe biba ku bantu azanyambaza mwitabe nzamuhaza amakuba mu makuba ye n'ibyago bye somera 125 dusoza 125 haranditse ngo 125 sorry gake bera ku murongo wa mbere
guhera ku murongo wa mbere haranditse ngo abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni utabasha kunyeganyezwa. buhoro buhoro naho dusoreza. Abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni. Abaririmbyi baririmbye ngo abiringira abantu barabahemukira ngo babahanga amaso bakabakoza isoni. Bibiliya iduhaye icyemezo cyiza ngo abantu bakwiye kwiringira Uwiteka bagahita bamera nk'umusozi wa Siyoni utabashika kunyeganyezwa ngo ahubwo uhamye iteka ryose ngo nk'uko imisozi igose Yerusalemu ikomeza. Ku murongo wa kabiri nk'uko imisozi igose i Yerusalemu niko Uwiteka agota abantu be uhereye none ukageza iteka ryose. Turabaza udukurikiye ubundi uruwande niba birivuga ngo agota abantu be nukuvuga ngo hari n'abatarabi ahubwo wowe uruwande. Tuzakomeza, turabashimiye kudukurikira. Imana ibahe umugisha, reka dushime Imana. Mana mu izina rya Yesu urakoze kubw'ijambo ryawe riherekeze, uriho umugisha isoza icyo waritumye rigira ububasha mu mitima y'ubwoko bwawe bimenyekane kuri Imana. Udushyigikire kugira ngo ubwoko bwawe buhabwe umugisha mu izina rya Yesu. Amen kandi amen. Turabashimiye, Yesu abahe umugisha, mukomeze mudukurikire ku Mubavu TV. Turabakunda. Shalom shalom.